Iyi ni Isumo TV ikaba yabazaniye wa muhungu wanyu Olivier Kagame. Olivier Kagame imusanze ikirere cyaho wakibonye ute, byagenze ute, wahakiriye ute, urumva umeze ute ko wageze imusanze? Urebye kuba nageze Musanze byonyine ni ibintu nakunze cyane kuko bafite ikirere cyiza, abantu basa neza, amazu asa neza, imihanda irahari hose. Ni byiza, nabyishimiye cyane kuba navuye i Kigali nkaza Musanze, nayishimiye cyane of course. Banyarwandakazi, niya share niya comment yanyu twumve ibi bintu uko mubivugaho. Uyu ni umusoro utangaje cyane ubasha gusubira mu ijwi rya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'igihugu Paul Kagame akamwigana neza. Iyi ni impano yigendera cyane. Ese Olivier Kagame, uru rugendo rwo kwigana perezida Kagame warugiyemo ute? Hari benshi baguteye ubwoba, hari byinshi wagiye unyuramo by'ibizazane, byagenze ute? Warugezemo ute kuba ugeze aha hantu hashimishije? Iyi ni intambwe ugezemo ishimishije, kuyigira uyigeremo byagenze ute? Wanyuze mu zihe nzira? Urebye inzira nagiye nyuramo ni inzira zitoroshye, narakoze nkora cyane. Urabizi hari n'abantu baca intege, ntabwo nareka kubivuga. Hari abajya baca intege abantu ngo ibi ukoze ngo ntabwo, ariko ntabwo nigeze ncika intege, nabigiyemo mbigiyemo kuko ni impano Imana yampaye. Kwigana His Excellence Paul Kagame ni ibintu ngira ngo hari murabizi, ndagerageza. Hari benshi nyaganira nabo n'abanyandikira ngo urabizi ngo kwigana Kagame, ngo urabizi cyane, ngo ahubwo ngo se ngo uzadusura ryari? Abo bantu nabo ndabizi, ndabazirikana, nzajya mbasura. Murakoze cyane. Olivier Kagame, ese uba wumva uhuye na Kagame iyo mpano yawe igatuma muhura, ikintu wamusaba, ikintu wamubwira ni iki? Dusangize mu bitekerezo byawe. Ikibazo rero nibaza ndabizi, nawe wakibaza ubwawe. Kwigana umuntu utarabona, wumva ku mbuga zigiye zitandukanye, ku maradiyo atandukanye, ariko utaramubona face to face. Nawe ngira ngo n'abari abasenga Yesu usanga kenshi bavuga ngo naza ngo tuzamubona, bakagira amatsiko yo kuzamubona. Nanjye rero hagati aho nibyo nibazo, mba mvuga ati nimubona, ikintu cya mbere nakora natega uguti nkumva ukavuga, nkumva ibyo nigana niba biba bijyanye n'ibyo avuga. Murakoze. Olivier Kagame, wavuye ku ntambwe ikomeye, ubu ugeze ku ntambwe ikomeye, wavuye hasi cyane pe. Ubu ngubu urwego ugezeho ni urwego ruzima umuntu wese yabona akifuza. Ese ni abantu bamwe batandukanye, abantu batandukanye benshi batangiye kuguhamagara, bakaba bagusura, bakaba bakubona. Ese ubundi umuntu yakubona ute? Ese ubundi kugira umuntu aguhamagare abashe kuba mwahura, kumenye, akubone uri live, byagenda ute? Byanyura mu zihe nzira? Izo nzira zo hari ndakeka ni inzira zoroshye, kuko imbuga hafi ya zose nsigaye nzikoresha of course. TikTok, IG, ukagenda byose, mbese imbuga zose njya nzikoresha, za YouTube. Iyo ugiye ku mbuga nkoranyambaga ukandikamo Isumo TV, Isumo TV rero ushyiramo M. Iyo byanditse gutyo nta kabuza ubasha kumbona. Nimero zanjye nazo ziba zihari, ukanyandikira hari icyo wifuza kungezaho. Ni Isumo TV ikomeza kubazanira shows nyinshi zitandukanye. Uyu yari wa muhungu wanyu Olivier Kagame, wa muhungu wanyu. Tugere muri comment na share
ubundi twumve icyo mumuvugaho. Iyi ni impano idasanzwe cyane ikomeje gutembera mu gihugu cyose cy'u Rwanda.